unyemerere unkunde nutananyibonamo ukundi Imana yanzanye. Uyu munsi uyu mugoroba ugerageze uburyo washakisha uburyo Imana ikubona ibone ko waje. Haleluya. Niba yagambiriye gukiza nawe utahane gukira. Amen. Haleluya. Niba yagambiriye gutanga imikati nawe utahane umukati. Niba hari n'ikindi yagambiriye nawe ugitahane. Haleluya. Uyu mugoroba ntubipfabusa kuko twese tuza mu nzu y'Imana tunani. Nunguke nawe wunguke. 385 ugushimire. Murinzi wemenyeshiye iwacu se mimurero atizo rodishine cyane muracaha nyuma amashina kibazo nukarire ukomeze nurore kwigira kugezi usagerayo umunsi uhoraho. Ntukarire ukomeze nurore kwigira kugezi usagerayo umunsi uhoraho. Murwanyi we nshuhira nawe asubiza itonze ati dore urugamba ruzashira nyuma mu ntambara. Nubabare
Kristo akumenyesha igihe, ubaze igihe urimo, mubwire buri gihe ndimo n'igihe kihe ku buzima bwanjye. Hari ukuntu abakristo tugendera mu munyenga, igihe cy'Imana kikadutungura, tukabikomantaho cyane, tukavuza induru. Ariko iki gihe ni igihe umukristo akwiriye kumenya igihe ahagazemo. Iki gihe ni igihe umukristo wamenye Imana, waje agakizwa, Imana ikamukuraho ya migozi yose, akwiriye kugira ishyaka no kugira umwete wo kubaza Imana igihe arimo. Kayibaza ngo mbese Mana igihe ndimo ni iki? Urashaka ko nkora iki? Uranyifuza iki? Ese igihe ndimo kiri kunyerekeza hehe? Ungambiriyeho iki? Iyo umukristo asenze agasengana umwete, ntabwo nshaka kwigisha ku masengesho, ahubwo Imana yabujije ko tuganira ku gihe. Haleluya. Igihe, isaha, igihe. Uyu mugoroba Imana ikuzuze impano, cyangwa se ikuzuze Mwuka Wera aguhishurire igihe urimo. Mwuka Wera naguhishurira igihe urimo, ntabwo uzatungurwa, nta nubwo abadayimoni bazakugiraho ijambo, Satani ntabwo azakugeza uko ashaka, kuko uri maso. Losi erora sobra. Haleluya. Abantu benshi bananiwe kugenda uru rugendo rujya mu ijuru, kuko badahagaze mu gihe Imana bashakamo. Bari kurwana intambara y'umubiri, kuko bananiwe guhagarara mu gihe. Kandi byanze bikunze Imana irashaka guhagarara mu gihe. Nta n'icyo wakora ngo ubikureho, kuko ariko Imana ibishaka. Murinzi we, menyesha igihe, menyesha igihe. Igihe umukristo ugenda uru rugendo ahagaze mu mahame y'Imana, cyangwa se ari maso, nta kintu kijya kimutungura, kubera yuko yabaye mu gihe, yabereye maso igihe kiwe n'Imana. Iyo utabereye maso igihe uratungurwa, ibyago biragutungura, amakuba aragutungura, Satani akugaragura uko ushaka. Ariko iyo uri maso ukamenya igihe uhagazemo, Imana iguha imbaraga n'ububasha bwo kuzagisohokamo ukamwanya. Ari ikintu abarokore bakunda kuvuga ngo amavuta ngo gufasha. Amavuta yagufasha, ntabwo umuntu yaba ari mu gihe kiri gafasha. Yaririmba akantona, ariko agasubira hariya akicara, igihe kikamugaruka mu mutima. Ariko iyo afite imbaraga z'umutima aragisuzugura. Haleluya. Haleluya. Amen. Nta kindi rero Satani adutsindisha kumenya igihe turimo twebwe tutakizi, akatugenza uko ashaka. Uyu mugoroba ndakwifuriza guhishurirwa igihe urimo. Dusome ijambo ry'Imana. Hari ukuntu abaririmbyi baririmba agafashwa,
kuririmba muri korali yitwa Nezerwa ya kabiri. Claudine ari dirijante wanjye. Claudine, Imana ikumenyeshe uzagaruke iwacu. Mugiye mumudutiza nyine mu gihe Imana izabimutisha amahirwe yo kubaho mu isi. Petero wa mbere, urwandiko rwa Petero igice cya mbere, urwandiko rwa mbere rwanditswe na Petero igice cya mbere umurongo wa 3. Twese dusome kuko bijya bitunanira gusoma Bibiliya, ntuzajya ugera mu rusengero ry'uprofita, ariko bibaye byiza no mu rugo wajya uyisoma kuko Bibiliya ni urukingo rw'abakristo. Haleluya. Urwandiko rwa Petero wa mbere haravuze ngo igice cya mbere umurongo wa 3 haravuze ngo Imana y'umwami wacu Yesu Kristo ari nayo se ishimwe kuko yatubyaye ubwa kabiri nk'uko imbabazi zayo nyinshi ziri, kugira ngo tugire ibyiringiro bizima tubiheshejwe no kuzuka kwa Yesu Kristo, tuzabone umurage utabasha kubora cyangwa kwandura cyangwa kugajuka, ari namwe mwabikiwe mu ijuru, mwebwe abarindwa n'imbaraga z'Imana kubwo kwizera, murindirwa agakiza kiteguwe kuzahishurwa mu gihe cy'imperuka. Nicyo gituma mwishima nubwo ahari mukwiriye kumara igihe gito mubabazwa n'ibibagerageza byinshi, kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare ko kurusha izahabu igiciro cyinshi, kandi izahabu nubwo ishira igeragereshwa umuriro, kandi kugira ngo kwizera kwanyu kugaragare ko ari ukuri, amaherezo kuzabahesha ishimwe n'ubwiza n'icyubahiro ubwo Yesu Kristo azahishurwa. Uwo mumukunda mutaramubona, kandi nubwo none mutamureba muramwizera, nicyo gituma mwishima ibyishimo byiza bitavugwa, kuko muhabwa agakiza ku bugingo bwanyu, ariko ngororano yo kwizera kwanyu. Hanyuma dusome hakurya umurongo wa 13 n'ubu turacyari muri Petero wa mbere igice cya mbere umurongo wa 13. Haravuze ngo nuko mukenyere mu mitima yanyu, mwirinde ibisindisha, mwiringire rwose Imana y'ubuntu, muzazane ubwo Yesu Kristo azahishurwa, mube mw'abana bumvira, nimwishushanye n'irari mwagiraga kera mukirinjije, ahubwo nk'uko uwabahamagaye ari uwera, aba ariko namwe muba abera mu ngeso zanyu zose, kuko byanditswe ngo muzababera kuko ndi uwera. Amen. Nakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya.